Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Turabashuje mwese aho muherereye kandi tubahaye ikaze mu mwanya tugiye gusangiramo ijambo ry'Imana. Turabizi neza aho waba uherereye hose ubuzima bwawe ntabwo buri busigara uko bwari bumeze. Turabizi neza yuko hari ikimana iri bukore. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ijambo ry'Imana ntabwo rizasubirayo ubusa ridasoze ikimana yagambiriye. Nawe ndabizi udukurikiranye, ndabizi neza yuko ubuzima bwawe budashobora gusigara uko bwari bumeze, ahubwo harabaho guhindurwa kubw'ijambo. Bwoko bw'Imana, ijambo rifite imbaraga kuko ijambo niryo ryaremye ibyaremwe byose, kandi ijambo ryose niryo ryatubatuye tukava mu mwijima. Ijambo niryo ritumurikira muri uyu mucyo wo muri uru rugendo. Bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwuzaniye ijambo rivuga ngo ufite ijambo ku birimo kugupfana. Imana yacu ishimwe cyane. Ibyo ubona birimo gupfana mu buzima bwawe, ibyo ubona birimo gupfa, ibyo ubona yuko bikunaniye, ibyo ubona yuko nta byiringiro, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubifiteho ijambo. Imana yacu ishimwe cyane. Ubifiteho ijambo. Muri uyu mugoroba, muri iki gitondo, aho uhereye hose, biraterwa n'amasaha uri bwumvire iyi audio. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe ntabwo busigara uko bwari bumeze, ahubwo hari icyo Imana yaguteguriye. Guhura n'iri jambo, urahura na nyiri jambo. Imana yacu ishimwe cyane. Wikumva yuko ari Buulu urimo kukubwiriza, ariko umenye yuko hari nyiri jambo. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dufate akanya twegereze Imana dusenge, turaza tugaruka twinjira mu ijambo. Mana Data wa twese, Uwiteka Imana Nyiringabo, Nyirubutware n'ubushobozi, turagushimiye Mwami, tugwaye icyubahiro, tugushize hejuru nk'Imana ikomeye. Tugushimiye uburinzi bwawe aho Mwami Imana ubwoko bwawe buherereye hose. Mwami turagushimye kuko turi amahoro, turi bazima. Mwami ubwoko bwawe Mwami duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo ushirwe hejuru. Mwami naba ari twebwe Uwiteka Kristo ngwino ari wowe ugaragara. Mana dusengeye iri jambo. Mana naba ari njyewe Uwiteka, nabe ari ukuvuga kwanjye k'umubiri cyangwa kw'amarangamutima yanjye, ndakwinginze Uwiteka Imana ishobora byose, unkoreremo ijambo ryawe icyo wagambiriye Mwami ugisoze ku musore udukurikiye, udusoze ku nkumi idukurikiye, ugisoze ku mugabo udukurikiye, ugisoze ku mubyeyi udukurikiye Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwingize Mwami, umuntu wese uri bwumve buno butumwa bwawe, umuntu wese uri bwumve rino jambo, ndakwingize Uwiteka Imana ihoraho. Mana nasigara uko yarameze. Mana iri jambo reka rimuhindure, iri jambo reka rigire aho rimukura, iri jambo reka rigire aho rimushira, iri jambo reka rireme ibyiringiro bizima. Mu izina rya Yesu Kristo turasenya umwuka wose wiba ijambo, wiba imbaraga z'ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwingiza Uwiteka, reka iri jambo Mwami nanjye rinkorere, reka iri jambo ribature uwo urimo kuryumva, rimuhindure ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, byiringiro bizima, ishimwe ni iryawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Turabakiriye mwese muri uyu mwanya w'ijambo, kandi turabizi neza yuko tugiye kugubwa neza. Ndabizi neza ubuzima bwawe ntabwo buri busigara uko bwari bumeze, ahubwo hari icyo Imana igambiriye gukora ku buzima bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Turashima Imana rero yuko turi amahoro. Turashima Imana kuko iduhaye icyo kuvuga kuri uyu munsi. Ntabwo tuvuga yuko tubwirijwe natwe, ahubwo tuvuga tubwirijwe n'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndabizi neza yuko iri jambo hari icyo riri bureme ku buzima bwawe. Ndabizi neza yuko iri jambo ntabwo riri bugusiga uko wari umeze, ahubwo riraguhindurira amateka, ahubwo riraguhindurira ubuzima. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane, torero ry'Imana. Ngufite ijambo muri uyu mwanya cyangwa kuri uyu munsi wa none ngo ufite ijambo ku birimo kugupfana.
ufite ijambo mu byo ubona yuko nta byiringiro bihari, ufite ijambo mu byo ubona yuko bipfuye, ufite ijambo mu byo ubona yuko nta byiringiro ubona yuko bishoboka, ufite ijambo mu byo ubona yuko nta garuriro bifite, ufite ijambo ku buzima bwawe ubona yuko burimo gupfapfana, ufite ijambo ku rugo rwawe ubona yuko rurimo gucikanwa mu biganza byawe. Mana yacu ishimwe cyane. Torero ry'Imana, bwoko bw'Imana, mu mibereho yacu iyo ikintu cyapfuye ntikiba kigifite igaruriro. Iyo ikintu cyamaze gupfa ntabwo kiba kigifite igaruriro. Ariko ndagira ngo naguha nk'urugero, iyo umuntu yapfuye uba ubona yuko nta garuriro rihari. Iyo ibiryo byapfuye byarabaye expired ni urugero, uba ubona nta garuriro biba bigifite. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo wari ufite gahunda, you have a travel, ufite urugendo rugomba kujya nka Brussels, barakubwira ngo SN Brussels irahaguruka saa 4 za nijoro, warangiza ukahagera saa 5, urwo rugendo ruba rwamaze kugupfana. Imana yacu ishimwe cyane. Hallelujah. Iyo wari ufite umudamu warangiza mugatandukana mu buryo bwemewe n'amategeko, ndagira ngo ubwire ngo gushyingiranwa kwanyu kuba gupfuye, kuba kumaze kuba nagaruriro kugifite. Hallelujah. Ariko ibintu byenda gupfa ni ibintu mu by'ukuri biba bigishobora kugira igaruriro, ariko birimo gudupfana. Akenshi ntabwo tuba twagize ntabwo tuba tutagize ngo bikunde bisubirane, ariko bikanga bikadupfana. Hallelujah. Ariko biba bigifite igaruriro. Nagira ngo dusome mu gitabo cya Mariko, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice cya 5 ku murongo wa 23. Mariko 5 ku murongo wa 5 haravuga ngo, Mariko 5 murongo wa 23 haravuga ngo, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Imana yacu ishimwe cyane. Ndasubiramo, aramubwira ati, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho, mu izina rya Yesu, amen. Bwoko bw'Imana, uyu ni umugabo witwaga Yayiro. Iyo dusomye mu mateka cyangwa iyo dukomeze kugusoma hariya, yari umugabo w'umusirikare wari ukomeye, yari umugabo wubashwe cyane, yari umugabo ufite amateka. Ariko arangiye yari afite umwana umwe gusa, umwana w'agakobwa w'imyaka 12. Arangije umwana we niwe yari afite, ararwara araremba. Ariko yari yarumvise amakuru ya Yesu, ariko yari yarumvise ibikorwa bya Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Naho batwereka yuko hari aho yari amuzi, ariko ajya amenya aho yari arimo kubwiririza, amenya aho Yesu arimo gukorera umurimo w'Imana, amenya yuko Yesu namugeraho hari icyo ashobora gukiza umwana we w'umukobwa. Iyo dusomye muri iki gitabo, usanga Yayiro yahuye n'abantu arimo agaruka, barangije baramubwira ati, umukobwa wawe yamaze, urimo uraruhiriza umwigisha ubusa, urimo uramurushiriza ubusa, umwana wawe yamaze, arasa nkaho yapfuye. Imana yacu ishimwe cyane. Muri uru rugendo hari abo tujya duhura nabo, muri uru rugendo hari abantu baduca intege, bari inshuti ya Yayiro bakakomeza bamubwira ati, umwana yamaze gupfa. Ndagira ngo ubwire ngo hari igihe tujya tugira inshuti muri uru rugendo,
hari igihe tugira abavandimwe baduca intege, hari igihe tugira inshuti ziduca intege, hari igihe tugira imiryango iduca intege, hari igihe tugira abo dukorana baduca intege, hari abo dusengana bakaduca intege. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Yayiro ntabwo yigeze atakaza ibyiringiro, yakomeze kumva yuko nagera kuri Yesu. Haleluya. Uyu mugoroba ni wizera ijambo ry'Imana, uyu mugoroba ni wizera ijambo ry'Imana. Urabona agakiza k'Uwiteka, urabona gukiza kw'Imana. Haleluya. Ndagira ngo ubwiye ngo kubyo ubona yuko birimo kugupfana, hari ubifiteho ijambo, hari ubifiteho ijambo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo iyo ibyo ngibyo ubona yuko nta byiringiro bihari, ibyo ubona yuko bisa naho byakurangiranye, ibyo ubona yuko nta garuriro bifite, ndagira ngo ubwire ngo hari ubifiteho ijambo. Imana yacu ishimwe cyane. Wiringira Uwiteka Imana ihoraho muri uyu mugoroba, muri iki gitondo wiringira Imana ishobora byose. Hari imbaraga z'Imana zishobora byose, hari imbaraga zirema ibyarangiye byarangiza bikavaho, hari imbaraga zikuraho imisozi, hari imbaraga zirema ibyiringiro bizima, hari imbaraga zadukuye mu isayo y'ibyaha. Uyu munsi tukaba turi abaragwa muri Kristo na Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Hari imbaraga zihindura amateka. Mu gihe bavugaga yuko nta byiringiro bihari, bavugaga yuko ntabwo byashoboka, bavuga se byaturuka mu zihe nzira. Ariko nagira ngo ubwire ngo Yesu intare yo mu muryango wa Dawudi, Alufa na Omega, ufite itangiriro, ufite n'iherezo, ufite urufunguzo, abasha guhindura ibyo by'urimo kureba birimo kugupfana. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu ashobora gutunganya ibidatunganye mu buzima bwawe. Yesu Bibiliya tubwira iyo dusomye mu bitabo bya Matayo cyangwa ugasoma no muri Luka, Bibiliya tubwira ku bakobwa babiri, Mariya na Marita, batumye kuri Yesu. Yesu yari inshuti ya musaza wabo witwaga Lazaro, bari batuye i Betaniya. Lazaro ararwara arinda apfa, batuma kuri Yesu. Yesu ngo asibira kabiri gatatu, ngo ariko abwira abigishwa ati Lazaro ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ntabwo afite ijambo ku ibirimo gupfa gusa, ahubwo n'ibyapfuye abifiteho ijambo. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya tubwira ngo ageze kwa Lazaro, baravuga ngo arababaza ngo bamwereka ahari. Aravuga ngo nibakureho igitare, bakuraho igitare. Arangije ahamagara Lazaro, Lazaro ava mu gituro. Mu gihe abandi bavugaga yuko babwiraga ati mwigisha yanutse, mwigisha ntabwo akiri umuntu, mwigisha byasaga nkaho bitagifite igaruriro. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Yesu yahageze, Yesu ashobora gutegeka. Sinzi ubuzima bwawe uko bwaba bumeze uyu munsi, sinzi ibyiringiro byawe uko bimeze, sinzi ibyamaze kugupfana, ariko ndagira ngo ubwire ngo Yesu abasha guhindura ibidashoboka. Yayiro, umwana wa Yayiro, yari arembye, yari ameze nabi, yari yaravuje byaranze. Ariko nagira ngo ubwire ngo Yesu aracyafite ijambo rya nyuma ku byo urimo kubona byagupfanye. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane, torero ry'Imana. Bibiliya tubwira ku kidendezi kuri Betesida, yahasanze umurwayi wari umaze imyaka 38. Yabonaga nta byiringiro byari bihari, babonaga yuko bidashoboka. Bibiliya tubwira ngo arangije ngo Yesu amugezeho, aramubaza turashaka iki? Aramubwira ati simfite unero runjugunye mu mazi. Kuko igihe cyose marayika igihe yazaga, abandi bose bari bafite ababaterura cyangwa bagiraga abagizi ba neza, kandi byagusabaga kuba ari we wa mbere ubanjemo. Imyaka yari imaze 38. Sinzi icyo kibazo cyangwa icyo kigeragezo ufite, imyaka waba ukimaranye wowe, ariko ndagira ngo ubwire ngo Yesu aragishoboye.
Yesu arangije amufata ukuboko aramuhagurutsa aramubwira ati urakize mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo kigeragezo ufite, ibyo ubona yuko bikugoye, ibyo ubona yuko nta nzira zihari, ibyo ubona yuko byarangiye, ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro kuri Yesu, haracyari ibyiringiro kuri nyiri biremwa, haracyari ibyiringiro kuvuga bikaba yategeka bigakomera, haracyari ibyiringiro. Wikangwa n'igihe byaba bimaze, wikangwa nuko ubona yuko bigoye, wikangwa yuko ubona yuko bisa nkaho byarenze, ariko nagira ngo ubwire ngo Yesu yahageze arategeka byarangiza byose bikamwumvira. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo dusomye muri Luka tuhabona umudamu wari umaze imyaka 12 yari afite ikibazo cyo mu mugongo, yaravaga ariko aribwira mu mutima we ati uyu munsi ninkora kuri Yesu, akoze kuri Yesu imihango yirakama. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu mugoroba wo kurikira rino jambo kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose, sinzi ikibazo waba ufite, sinzi uko byaba bimeze mu buzima bwawe, ariko nagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ni wizera Imana ishobora byose, ni wizera ijambo ry'Imana, ijambo riraza kugukorera, ijambo rirakora ku kibazo cyawe, ijambo rirakugenderera muri uyu mugoroba cyangwa muri iki gitondo, ijambo riri bukugenderere kuri aya manywa. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu aracyakora ibitangaza. Jambo ry'Imana mu Baheburayo 13:8 haravuga ngo Yesu Kristo ko yari n'uyu munsi niko akiri, aracyakora ibitangaza, aracyaremwa. Ibirimo kugupfana, ndagira ngo ubwire ngo ibyo ubona yuko nanzira, ibyo ubona yuko bisa nkaho byarangiye, hari imbaraga z'Imana zibishobora. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiri tubwira ngo Petero na bagenzi be barara ijoro ryose baroba. Umuseke umaze gutambika bageze hakuno, barangije bakurura inshundura zabo ariko basanga nta kintu bigeze baroba. Ariko ngo Yesu arangije aramubwira ngo terera inshundura zawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka Imana yo mu ijuru ikwereka aho ugomba guterera urushundura ryawe. Bibiri tubwira ngo bajugunye urushundura rwabo, barakurura ngo bananirwa gukurura, bahamagara na bagenzi babo. Imana yo mu ijuru igukorera igitangaza kizatuma inshuti n'abavandimwe bawe ubahamagara cyangwa bahuruzwa no kureba iby'Imana ikoze ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane torero ry'Imana. Bahuruza bagenzi babo barababwira ngo nimuze murebe, nimuze murebe. Imana yacu ishimwe cyane. Data aracyakora bwoko bw'Imana. Imana yanyuze kuri Barutumayo umwana wa Timaya ku muhanda ari umusabirizi, ariko wari umugoroba umwe ku ijoro rya nyuma rya Yesu arimo kunyura i Yeriko yerekeza i Yerusalemu. Barutumayo ni ahantu yari yarigeze abona Yesu, ariko yari yarumvisha amakuru, yari yarumvisha ibitangaza n'imirimo Yesu akora. Nk'uko nawe uyu munsi ukeneye kubona Yesu. Ariko arangije arataka cyane, aravuga ngo son of David, mwana wa Dawudi, nabara. Abantu benshi bacecekesha Dawudi, bacecekesha Barutumayo, baramubwira ngo ceceka. Ariko ngo Yesu arangije ngo yumva ijwi ririmo gutaka. Icyama Imana ikumva ijwi ryawe muri uyu mugoroba cyangwa muri iki gitondo cyangwa kuri aya manywa. Icyama mu ijwi ryawe ririmo gutaka cyane, icyama mu ijwi ryawe ririmo gutaka. Uyu munsi nawe Imana ikakumva. Yesu mu gihiriri cy'abantu benshi yumva ijwi rya Barutumayo, aravuga ati mumunzanire. Baramuzana, aramubaza ati ninkumarire iki? Aramubwira ati ndashaka gukira. Bibiri tubwira ngo uwo mwanya aramubwira, akora ku maso ye abasha kureba. Bibiri tubwira ngo Barutumayo agenda amukurikiye.
Imana igukorera igitangaza kizatuma ukurikira Yesu ibihe byose, iminsi yawe ushigaje kubaho. Imana igukorera igitangaza muri uyu munsi urimo gukurikirana rino jambo. Icyo gitangaza kizatuma iminsi yawe usigaranye kubaho ukurikira Yesu n'umutima wawe n'imbaraga zawe n'ibitekerezo byawe mu izina rya Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyakunaniye, ibyo byubona yuko nta byiringiro bihari, ibyo ubona yuko bidashoboka, ndagira ngo nkubwire ngo imbere y'Imana birashoboka. Yesu afite ijambo rya nyuma kubirimo bikunanira, kubyo ubona yuko byagupfanye, kubyo ubona yuko nagaruriro, kubyo ubona birimo gupfapfana, kubyo ubona byapfuye already, wakuyeyo n'umutima wawe, wakuyeyo n'ibitekerezo byawe, ariko Yesu aracyafite ijambo rya nyuma. Bibiliya tubwira mu gitabo cya Yoheri ngo nzabashumbusa iby'inzige zariye. Imana yacu ishimwe cyane. Nta wundi ushobora kugushumbusha, nta wundi ushobora kugaruza ibyawe. Only God who can restore. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu twiringiye, Yesu twakurikiye, ajya abasha kutugaruriza ibyacu ibyo Satani yamize. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ndasoza, Yesu ashoboye gutunganya ibyawe birimo gupfa. Niwe muganga w'ibirembye, ni nawe uzura ibyapfuye. Ibyo udashoboye guha icyerekezo, ibyo udashoboye gusubiza mu murongo, ibirimo gucika ubireba kandi ntacyo wabikoraho, Yesu aracyabishoboye. Ndatangaza ku buzima bwawe muri uyu mugoroba, muri uyu mwanya, muri iki gitondo, muri aya manywa, ndatangaza cyo ndakwaturaho guhura na Yesu kugira ngo ibyawe birimo gupfa bisubire ubuzima, bisubire bigire ubuzima mu izina rya Yesu. Iyazuye umwana wa Yayiro, icyo gihe izure n'ibyawe birimo gupfa mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ubwire ngo dusengane. Humiriza ku maso yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yazuye Lazaro, Imana yakuye mu gituro cya Lazaro akabaho. Imana Yesu wanyuze ku kidendezi warangiza ugahagurutsa umurwayi wari umaze imyaka 38. Yesu wakoze ibitangaza, turakubona mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze buri muntu wese umurikiye Mwami, ndakwinginze buri wese ukurikira ijambo, kubw'imbaraga zawe z'Imana ishobora byose. Mana, waravuze ngo ni wowe tangiro kandi ni wowe herezo. Ndakwinginze Uwiteka Imana ikomeye, reka ibyashikwizeho iherezo, reka ibyabuze itangiriro, reka ibyabuze isura, ibidafite shepu, ibidafite icyerekezo, kubw'uyu muntu unkurikiye mu izina rya Yesu, ndakwinginze urambure ikiganza cyawe ukore ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Yakire igitangaza, yakire imbaraga zawe, yakire kubaho, yakire igitangaza mu izina rya Yesu, kandi azagushime, azavuge yuko uri Imana ishobora byose. Ndagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, urakoze byiringiro bizima. Ishimwe ni ryawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Imana ibagirire neza. Uwiteka Imana yo mu ijuru bishimire kandi ibakorere ibikomeye ku buzima bwanyu. Izure ibyo mubona yuko bidagifite igaruriro, n'ibyo mubona bidafite icyerekezo.